burya nuko mukanya mugi babayo ntago nzabishobora bari kumbata kora buhoro nawe dore uri kumbabaza ubuzima bw'abasirimu buragoranye subona sasa wabaye umunyamugi none ego mama wanje numva ikintu cya mbere kizamutungura nukumbana nyine meze kunguko ndikwiga kuba umusirimu urabona bizambira ego tugende nihe bakti nzagushakira umugabo n'umuzungu tugiye kurambika neza hasi hejuru kandi ukazaperi kagaragara nk'abaraperi bya dande nyine ugomba kwambara nk'umuraperi kaba gatwika hitamo reba rero ngo nagaje Jordan 4 ngo naka Jordan kane Jordan kane ya danje ariko ibintu byabaye buki n'amata n'amavuta zangwe tuzitwa mukasa nazitaye mu cyane zasigaye ndabona ibintu kabisa ari amavuta mbega hoteli we this is your contract hano munsi y'amazina yawe hano handitse signature hano anga ntabwo numvaga ko mu nzozi zanjye nzagera aha ngaha nigiye nategereje kenshi ko nzabigera ariko byaranze ariko wenda ntabwo nabyicuza ahari wenda ikintu cyo gihe Imana yateguye ko kizabaho ndumva nishimye bikabije sinzi ko wenda nashobora no kuririmba so ADDY-B karame hano twageze mu mujyi batishere wanjye urakoze cyane basi uragaciro mu buzima bwanjye BigTowners hano twageze mu mujyi turi kumwe na ADDY-B ikijye gukurikiraho ubu ngubu tugiye muri salon salon muri salon bagukorera inzara bagomba kugukorera inzara urumva bakagusiga tugasa neza noneho ariko sasa imyenda yawe ADDY-B imyenda yawe ndendire gusa irambuza abafana wenda ibihangane zamurikira hano tugiye muri salon bagukorere inzara maze tugende tujye kwambara neza mana bati mana tugende na kiba bati zagiru yezo zagelayo wala zigerayo zakalenga isenda walaye sigishaka ibyo bisigisiga nshaka umuduga ubwanjye nzanyira nkiyumvira ko nageze tugende kwanza noneho bagukorera ibintu birenze we irarenze wada wabonye salo z'i Kigali mbega salo z'i Kigali baba we hano mwese bakora inzara mukomere mw'abantu ewani wenda mutese amakuru yanyu mbabaye ndumya cyaro nye ntago nzi ko mubigenza mute mwereke kwanza hano yicara ariko nizere ngo biragenda neza none ikintu ukeneye bimeze gute kwanza papa ni fresh umeze neza noneho gahunda kuntu imeze ishaka mukorera inzara ko n'inzara zimeze gute turatera jeri turamutereye inzara n'inzara ziba zisize nziza cyane ziba zisize zidatinda ntabwo zitinda kabisa kandi ni nziza zimaraho n'igihe mukorere basi kuko dufite gahunda yihutirwa niho bizi mukubite fresh kwanza urumva hase neza kwanza reka baze bagukubite kwanza fresh nageze mu mujyi w'i Kigali
noneho urahitamo akahe siri kubona uyu ni umuraperi mukubita za zindi z'abaraperi akara k'abaraperi ngo ni akahe n'inzara zitandukanye reba kandebe bagiti we manu tubara we nitoranyirize dore mvuye mu cyaro ntago nzi ariko bishoboke ko akara k'abaraperi ari akantu kaba kadashayinga cyane umukubita za zindi z'aba Nicki Minaj zara nziza nyine ubona zifite fresher ariko kanga kabasawa nari bukambitemo akangaka niko fresh kuruta akangaka sawa cyangwa agatera akangaka niko ari inzobe reka dutera akangaka reka nanjye shani wowe bagukubita akangako yego dutera reka vuba mana bakti ni ndagaciro kugera hangara buretse ko nzajya muri sano we ariko imyenda yawe noneho bakti nyine byagana yesu nyine kugaragara ko nanjye byanesoni ariko nyine mbagomba kwigira confidence nase nabigenda gute bakti kuko n'ubundi ko nta maherezo nta kuntu biri bugende niyo mpamvu uri kubona ndikwigira ibintu byo kwifiringa ariko mfite isoni we reka banze gutere kwanza ubungu ebana bihita bisa neza cyane yewe ukire we ukire kora vuba yakorera imbere n'abandi reka muhe noneho noze yesu we bana bino we birarya aragutwika reba neza hariya yego nabigize kandi umabingira igitwa mbega ibintu we burya ni uko mukanya mugi babayo ntabwo nzabishobora kora gutya mwana nusubira mu cyaro uzabihingisha gute bakti njye nyine suye mu cyaro ntanakubeshya pe ushobora kuba nakwambara neza ndi mu mujyi ariko njyewe suye mu cyaro nyine njyewe nshobora mu cyaro nyine sire zanjye nyine ndazikomezanya gutya ni za zindi reka gukorera uyu nguyu arabizi cyane ntabwo njye ibintu by'ibinyamugego wenda ashobora kubyiga nkabishobora kubera wowe bambaye hafi ukabimfashamo ariko wenda ari ukuntu bizananira kuko iyo usuye mu cyaro mba ashaka kugaragaza isura yawe uzajya uza mu mujyi wambare neza noneho urabona ko uri umunyamujyi bari kumbaga sadasti koramane bati mari kumugisha mwinshi abera reka ngukorere noneho baba we mbega ibintu oya ni ibintu birenze ibi bintu kabisa yesu we imana ntabwo icyubahiro ni ukuri kw'imana ibintu ntabwo nizeraga ko nzabigeraho ariko imana irabinkoreye we kora buhoro nawe dore uri kumbabaza kora buhoro we ndi gupfa numva ni ubwa mbere bagiti nyine urabizi ko njye mba nibere mu murima ni ubwa mbere twakoresheje inzara ibyo arimo kugukorera ni ubwa mbere ibi ngibi none bitabaye ubwa mbere kuri wese bya bwa mbere kuri nde ni ubwa mbere mbasha bagiti ngo ni ubwa mbere nyine yewe bagiti cyane bagiti ndishimye oh my god bigomba kugenda neza uriho agaciro mu buzima bwanjye reka banze gushyire kwanza fresheri z'inzara noneho tujye n'ahandi ego nakubwiye ibintu byose umunsi ni surprise bagiti we uyu munsi bwose ndumva ndi bwishime ku rwego rukabije umunsi ni iby'agaciro guhura nawe mbega bagiti we ko zanze kugufata bagiti rose abakire ni ubuzima baba barimo
abanyamujyi noneho kagutere story akira iri joro nawe nasinziriye naryamye saa 8 ibaze ko ngera ndi gutekereza nkahita nsoma agakontara nkahita mvuga icyamamare cya Kigali ahubwo ikibazo nagiraga navugaga ngo se we nzitwara gute muri Kigali ariko wenda BigTown ni umuntu w'agaciro disi ari kubinkorera ibintu nta nubwo nzi ko nzabigeraho reka tubanze dukore biriya none hari n'ibindi BigTown kuko Imana yakinkije sorry arimo gupima byinshi ibipimo ko byabaye byinshi oya no gupima ngiye kugenda nzishyiraho gusa BigTown ababizi arabizi ni ibintu bijya ko zijyaho ntabwo ari ugupfa ubuzima hari zitajyaho hoya kubanza gushyiraho nyine zijyaho ukabanza ukazigeraho ubuzima bw'abasirimu buragoranye bari kuteka muri saro hose BigTown pana kunzana ahantu hari private y'ibanga nyine ntibahambone aha ngaho niho fresh ubwo se ntabwo bari kunseka dore ukuntu nambaye nabi iyo myenda ntugire ikibazo ibintu by'ibikoti tuzi ari abanza gukorera nawe ariko mama subona gute sasa wabaye umunyamujyi none oh my god ibyo ngibyo tuza gato abanze agusoze fresh ibi bintu byo twashaka ntabwo bimenyerewe nafite ubwoba nazi gutya nubwo ugaragara neza none yego nese abantu nyine babara bakora clip zirenze ni gutya babigiye ni uko nguko kugishukura wallahi kare byaye navugana nose kubera mere nakubona gutya azomerwa yego mama wanje numva ikintu cya break zamutungura nukumbana nyine meze kunguko mana mbega ibintu birenze we BigTown uyu mujya marabizi cyane BigTown uri umuntu w'agaciro isaronike byo kubahwa nacyo muzajya mukina promotinga nyine munacyubaye mubwe ngo iyi saro nyine kwanza guhera ubu ngubu uyu mutipe azajya nkorera azajya gukorera buri munsi kako nyine ubwo nabaye umunyamujyi sibyo nawe ndi ni Nestapiro kumbi uzajya uyinkora ntabwo yarangiza se byarangiye naka karakanyuma ni ibyo ngibyo twashakaga BigTown mano BigTown kwe kunkore BigTown umuntu w'agaciro disi BigTown umuntu ukora ibintu birenze no kuva wageze i Kigali uyu munsi ibintu byose ni surprise ni surprise koko ibaze ko nandi guteka surprise nkavuga suko surprise nayibize mu mutwe wanjye nayihize cyane ndavuga se basi ndibuze reka mpe kuyitekereza ni ibingibi noneho iri ni itangiriro ibintu birenze we mbega ibintu bisamaje ntago nta mwana w'iwacu ufite ibi bintu reka nawe reka sha ese yaturuka he koko reka nta n'umwe
Baxi nawe nge naba nankubeshe nkubwiye ngarahari baba we nase sabonye icyaro twavuyemo ahubwo mere tugomba kumwereza agafoto cyane Baxi fotora rwose reka gufotore bere tumwereza agafoto me tumwereza agafoto kuri ya Claude ko wenda nimba nyaguza agatelefone bushyashya muri minsi vuba wewe wenda wamfotora ukamwereza wenda we kazabyohereza Claude ko ifoto igomba kugera kwa mere cyane ubwire ngo mama none wabonye ariko disi abantu mwese mudukurikirana ndabingize ngo mukore share subscribe uko ni ibintu by'agaciro byo kuba turi kugenza neza kandi nuko Imana ibaha umugisha ibafashe kugira imitima myiza kugira ngo natwe bibe byagenda neza by'agaciro kwa ngeze muri salo nk'ingiyi ntago byari inzozi zanjye ariko n'ubundi natekerezaga nkavuga ngo nta hantu nabikura cyangwa se hari ukuntu ubundi bagiti wifuza ariko avuga ko n'ubundi nta hantu mbiteganya ADDY-B for the first time muri saloon inzara noneho zahinduka ariko aracyambaye nabi imyenda ye aracyambaye nabi ariko bagiti zitama surprise arafitiye naya ngaya arimo ntabwo uri umusozo tugendeze turi kwihuta dufite izindi gahunda bandangiza njye nifite surprise z'amatsiko mwana numeze ahangaha ibi ngibi nyine surprise nayibonye wambabarira mbabanda kwinjira tugende baba we bati mwana umugisha mwinshi we bakitine muntu ari ukwiye haguruka noneho kazi karangiye tugende abantu muri salo mwese nabaseze mwihangane ko mwabaye n'umuntu mwagisa nabi bari umugisha mwinshi ndikwiga kuba umusirimu urabona bizambira igo nzadiga misore gusa byangoye numvaga ibintu by'isirimu birenza baza abakobwa ukuntu bimeze abakobwa bafasha barumbi mwereke umusirimu urazibona gute ni waneza nose barumbye umusirimu ariko tuvuye mu cyaro reba noneho ntabwo arahindura imyenda yewe wowe yo ihangane kuri Imana nyine ndakwingize ibi ngibi nibyo dushaka mu mujyi nzajya nkora muri salo buri gihe ariko kabisa turayamamaza tureteza imbere ndakwingize I love you so much murakoze cyane Imana bamugisha mwiza tugende hano urahazi se ntabwo mazi ni ubwa mbere hano bayita Kimironko bayita Kimironko ni ubwa mbere mageze ni baba we Kimironko tugere tugende ni ubwa mbere mageze bawe hajya gufungura ni gutera injira hano Mana we yewe we murakoze cyane bati ndakwanduriza imodoka yo BigTowners ADDY-B gahunda za saloon zikaba zarangiye zimeze fresh ariko turakomeza ubu ngubu tukaba tugiye ahantu atazi ndashaka ko nzahita yambara neza n'izindi gahunda zikomeze iyi ngiyi ni BigTown TV icyo ngusaba no gukanda subscribe ugakomeza kudukurikirana ibindi byinshi rero tubimenya let's go my people kabisa reka tugende noneho turi mu mujyi gahunda ziracyakomeza gahunda zo ni nyinshi ubu ngubu tukaba tugiye muri Swaga Lift byagenze neza Imana umugisha bati
ndasaba abantu ngo bakomeze baduflowing bakomeze badukurikirane gatanu ku kandi murabizi ko nakanya gato yankuranye ariko angeze kuri urwego rwego nifuje kuva ke rwego ntatekerezaga ko nzanagiraho bakti usikora numvaga nyine umuntu wo gukorerwa ibi ngibi ari umuntu wo kwa Kagame urabikwiye nawe uri ku Kagame n'ubundi Yes, BigTowners, tukaba twageze Nyamirambo na ADDY-B. Hano niho hagiye gufata imyako maze izindi gahunda zikomeze. Don't forget to subscribe. Yeah, come on. Twageze. Murabona ko yambaye ikintu imyako igiye guhinduka maze izindi gahunda zikomeze. Twageze. Nyambago turageze nyine mu kintu tugende kwanza kamera reba hano kwanza kwiduka hari umudesigner wa danger yitwa Starboy noneho tugende kwanza nuko bwanze nakinda agenda neza surprise number 2. Nzabishakira umugabo n'umuzungu ariko ni muremure cyane none izi nzara zawe urabona ko zisa none tugende kwanza ibindi fresh cyamamara wamubonye arakwanduza ariko tuvuye mu cyaro muramuzi Hi, how are you? I'm fine. Good. Yeah, ADDY-B. Ngwino kwanza hano aba nibo designer. Mezereza cyane. Ndashaka umukobwa wanje ko yambara neza. Tugiye kurambika neza hasi hejuru. Hano bayita kuri Starboy. Kabisa. Starboy hano imyako yose ni fresh. Nanga kabisa. Ndashaka wambare neza kuva hasi kugera mbishaka agariga kwetu ntabwo ngashaka nurambara neza tu noneho ndashaka yambare nk'umuraperi ibintu bya gisana hano birahari ni umuraperi yambare neza wowe ndekuyanga inturumbu tuvuye mu cyaro we inkweto hano reka ndebe kwanza size y'inkweto yawe arya kagakweto kitwa mukasa turayikuramo yambara 38 38 rwose ni 38 yego yeah karakabona gutse kandi k'abaraperi kagaragara nk'abaraperi bya dande nyine ugomba kwambara nk'umuraperi kaba gatwika hitamo reba rero
oya nimufashe kurana nta kibazo rwose ariko hano ari amasayizi mato ari hano bariki ni hehe naho ngaho nyine akaru k'abaraperi nyine gatwika bya dani ni Jordan abarakazi ni Jordan so ikala we ndishobora kwandura ariko turamureba ai ntaribi oya oreba akantu n'iki kaba kagezweho gatwika ko nayo utuse ntabwo ari neza ndashaka kwiga ubunyamugi freshi ariko ni amasayizi manini ni manini okay okay tubanze duhitemo imyenda maze yambure ndashaka umunsi hano avemo hano asa neza Starboy akantu nk'aka ngaka neza kabisa abari this is for ADDY-B BigTown as I told you man ADDY-B ageze i Kigali turi Nyamirambo kuri Starboy shop hano hari imyako yose y'abahanzi abasare bose niho bambare so ADDY-B ni umusare uyu munsi mugomba kumenya ko ADDY-B ni umusare I told you my people the designer none se ADDY mukorera umuti turamwambika kamufunga complete iyo ngiyo ya iyo ngiyo ndashaka ibintu bidasanzwe iyo ngiyo bisubiza ngaho happy kabisa iyo ngiyo wapi inkweto yo ni sawa si igipantaro cyangwa ni kintu cy'igipantaro nyine tu
Yes, BigTowners ni nababwiye ko umukobwa wanjye agomba gusa neza. Za nkweto agiye zitwa gute? Za zindi agenda. Kamukasa uyu munsi wa kariye kwanza. Ibyo ntabwo yabisiga. Kuko nasubira mu cyaro. Zana niyo kanzu. Izinge neza turayijyana ingi ni kanzu. Ingi ni ibyanjye kwa ko tuwe mitano ntabwo nabisiga. N'ubundi zasaba guhinga kwa mama. Ariko we ntabwo ugomba reka gufashe. Ubu ngubu we reba inzara kwanza zawe. Imana isubirize iki? So reka mbashimira aba designers. Thank you. Murakoze cyane umukobwa wanjye arasa neza. Uyu munsi tugiye muri party yatangiye none. Surprise after surprise. Real ADDY-B. Hano kwanza bomba. Kwanza ukubita imirongo kwanza. Golapo ADDY-B baby got the money fire. La para hanala ni bibyo nitana. Demuni na baskuna jahana. Boya lakatila watindaka gukomana la. Skati ni waili cyana kunda mukomada la. Akechi ni cyana nikunde dira sabaru demani. Kuki wange sumutindu mukene wanya kuryana. Kuza nifuza gufasha abantu mbaho byo kurya. Adona ni kuki wange surya. Keshi ndariri duru nkagirenza umunwa. Bana bipfubye keshi yo bari kurida. Bakuze ruguru bari mu kayira Adona mutamukiribeho mu gutanga ndashaka kubabera ikirado ndashaka kubabera ikirado ndashaka kubabera ndashaka ikiraro cy'amahoro ikiraro cy'urumuri ikiraro cyo kubana kizira guhabana cyo kiraro nicyo nifuza mu buzima bwanjye nicyo nifuza nk'abaturarwanda basabira ibyiza ujya zikiraro kimwe cy'abakizi ahubwo n'icy'abakiyobora abakizi nsaba ikiraro n'amateka y'imwe mu Rwanda nzaharanira guha n'umva ibyiza bigana mu Rwanda nzaca bugufi cyane nganira n'abana bo mu mihanda reka inzira nziza bakuraho bateye ku karuvanga Bakti, I love you so much. Urasa neza. Mubabare umuze kumfata amafoto ndashaka kuri Instagram n'izindi reka gukora refresh. Design arimo kuvuga ku kantu ntabwo ari ngombwa. So BigTowners ni nababwiye ko uyu munsi gahunda zacyakomeza hano niho tubatangiriye. Ubu ngubu tugiye ahandi hantu none ahandi hantu aho bigiye gukomereza ndabibayishiye mukomeze gukurikirana BigTown TV. Do you know where we're going? From Starboy Shop. Umukobwa wanjye arasa neza hano. Inzara nazo ni z'abaraperi y'abagiye. That's what's up, man. Let's go, man. I'm gonna show you.
I go by the name Bakti. Iyi ngiyi ni BigTown TV. Buri munsi turababwira ko gahunda ni fresh kabisa. So uyu munsi imbere ya byose icyo ngusaba urimo gukurikirana BigTown TV, banzo kandi kuri subscribe nimba ukunda ibiganiro byacu, nimba dukunda, nimba ukunda ibyo tukuzaniye buri munsi, kanda subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana gahunda za buri munsi. So uyu munsi twasohokeye kuri hotel imwe nziza cyane yitwa Legend Hotel. Hano niho gahunda zose zibera, niho hantu nkunda cyane, niyo mpamvu nahisemo uyu munsi kuzana umukobwa wanje ADDY-B nawe mutembereze. Muri gahunda zo kumutembereza kubera iki se atabona hoteli nziza nk'izi ngizi, maze gahunda zigakorerwa hano nawe akaza kuenjoyinga. Hano kuri Legend Hotel niho turi bukorere gahunda za signing cyangwa gusigning umuhanzi wacu mushasha kuri BigTown, akaba yitwa ADDY-B. Gahunda zaza kugenda neza, icyo mbasaba mwebwe murimo kurikirana BigTown TV mu bikurikirane neza, mwandike comment zanyu neza hariya, munatubwire kuko intama zanyu ziba zikenewe kugira ngo ibi byose bikorwe. Asante sana. So gahunda igiye gukurikiraho umukobwa wanje, reka mite mbereka ADDY-B nguyu hano. Reba kwanza none uzamubwira iki? Reba imyifungo. Wallahi. Fresh sana inzara. Gitoni luka mugati gitokuru cyane ruza ndafuka uyu muziki ndimo mu gihe niki mbahe byinshi nakoze mu rujijo gukina ico gihe cyo gukora ngo mbona gapici byinshi nabahaye ikintu cyo gihe nkole byinshi mutabonye ikintu cyo gihe mbahe ikintu cyo gihubwanye umuyite nyamabara ubw'ibikorwa byanjye bimurika nk'amatara nanditse kontriment ishyiraho sinyati gusubira inyuma simbifite muri nodi. Yeah, time ni ingi. Urabona drip z'umukobwa waje kwanza kuva hasi. Yewe. Ibi ngibi bambwiye ngo ni Jordan. Kan yewe. No, kundi ngo nagaje. Jordan 4. Ngo naka Jordan kane. Jordan kane. Ariko ibintu byabaye buki. N'amata n'amavuta. Mbega we bawa we. Yeah, so ADDY-B kwikumbura uyu munsi uraberewe kwanza, umeze smart. Mu minsi iri imbere ndashaka buri munsi uzajya wambara gutya. Ndetse kugushakira aba designer yote byose uzajya wambara gutya. Yego. Ziriya za nkweto zitwa mukasa nazitaye mu cyane sasigaye. Yeah, so hano nakuzanye ni hotel nkunda cyane yitwa Legend. Yego. Ni hotel nkunda cyane, nkunda gusohokera najya sometimes iyo natuje iyo meze fresh nshaka. Hotel ni nziza kabisa. Yes. Natembere kose nawe ni ibintu gukurikiraho. Yego. Tugende kwanza. Tugende. Turacyagenda se kandi. Tugende. Ibi bintu byabaye ubuki n'amavuta kabisa. Yebaba we. Bitangiriro. Bizirigiye kabisa. Nubundi bacu umugani ngo ujya gusimbuka neza abanza gusubira inyuma. Wabona rero mpamvu byabaye. Kabisa. Hari ibindi byinshi cyane byiza. Ndabona ibintu kabisa ari amavuta. Na amavuta. Bega hotel we. Iwa Bakti. Yeah. Kuva navuka. Bega ibintu biteye ubwoba we. Biracyakomeza. Ndibaza ahantu ngiye kujya ngo bawe ahantu ufite ubwoba washaka indi nzira. Uramanuka nta kibazo n'ibyanga ndaguterura. Bakti bega ibintu yesu ntabwo uri bugwe de singeri we atabageze ubu ngubu mama arabizi se ko kamukasa gakuyemo uri muri za bakuru mama aramusaza we. Bakti ahantu bakorera ntabwo turahagera. Yego dutebe we natubonaga muri filime. Muri filime Bakti yebaba we biracyakomeza. Noneho igihe niki nari ntegereje kabisa. Hano niho tugiye. Tujye muri iyi nzu. Bakti ahantu kuko
idarapo ry'igihugu Ntugire ikibazo. Narinziko No, nta kibazo. Bakti Nta kibazo. Tuzi. Wowe ntugire ikibazo. Bakti Ntugire ikibazo. Bakti ndaritinya ndaryubaha. Okay, hano hantu Aya manzu urisobanurire. Oya, nyine ni drapo twubaha. Ni ahantu heza. Ariko ntago tugiye ku drapo. Icyo tugiye gukora ndakije kubwira mu kanya. Banzoze hano kwanza. Bakti. Bakti zakora iki? ADDY-B, ntugire ikibazo. Ntugire ikibazo. Ntugire ikibazo. Mbega ahantu we. Ntugire ikibazo. Ngwino. Baba we. Cyane nta kibazo. Ni ibintu baduteguriye. Ahantu tugomba kwicara. Bakti. Ubwoba. Baba we n'ubwa mbere. Icara hariya nta kibazo. Hehe. Aha ngaho kabisa. Banaje Bakti koko banaje ibintu uko binteye ubwoba. Icara hanga nta kibazo. Uyu muziki Imana yampaye nawo unyoboremo kuko njye ntabwo nabyishoboza. Ubona ibintu biteye ubwoba n'ukuri. Umeze neza. N'ubwoba bwinshi bwanyishe. Ntukagira ubwoba. Oya nibwo nagira ahantu nk'aha ngapa baba we n'ubwa mbere nta kibazo. Baba we. So aka kanya tukaba duhagaze hano kugira ngo tubashe kuganiraho gatoya. Uyu munsi ni umunsi w'amateka ku muhanzi witwa ADDY-B. ADDY-B ni umukobwa ukiri mutoya cyane, ni umukobwa ufite impano, ni umukobwa natangiye kumubona hashize igihe kitari gitoya. Mu kumubona ADDY-B nabonye ko afite impano. From the first day namubonye kwa Irene nabonye ko afite impano. Mu nzira nyinshi zishoboka cyangwa sinzi ko nabisobanura, nashatse ko dukorana na ADDY-B just the interview. Mbaza management yari mufite iki gihe barambwira ngo nago byakunda, ariko kubera iki numvaga ko ADDY-B arabikwiye, akwiye ibintu bikomeye kuko no umwana w'umukobwa kenshi mukunze kumubona yibereye mu cyaro kuko ni wabo, nago atuye hano i Kigali. Yaje inshuro nkeya cyane zishoboka, ariko sometimes abahari. Uyu munsi twafashe gahunda yo kujya gushaka ADDY-B, ariko mbere y'aha ngaho reka mbibutse gatoya ku barimo kurikirana BigTown TV. Bwa mbere twarabonanye na ADDY-B, aranyemeza mu by'ukuri umwana w'umukobwa yakubise flow, yaririmbye akubita flow. Ndamureba mpita mvuga ngo ese ibi bintu kubera iki tuda supporting umwana nk'uyu nguyu. Abantu benshi bafite impano, izi impano ziba zikwiye support, ariko kenshi ntabwo tujya dutanga support ku bana bafite impano. Kubera iki? Agashira igihe kinini cyangwa gitoya tukaza kuregretinga nyuma tukavuga ngo kubera iki tutakoze gutya na gutya. So uyu munsi ikiganiro cya mbere twakoranye hajemo comments nyinshi zirimo kunsaba Bakti please gerageza igishoboka ushaka uriya mwana, gerageza igishoboka ufashe uriya mwana w'umukobwa. Benshi barabisabye, tuhita tuvugana na ADDY-B. Muvugishije kuri telefoni ndibuka yari nka saa 2 za nijoro. Ndamuhamagara ndamubwira ADDY-B ikiganiro wakibonye? Ngo nakibonye, nanjye ndishimye cyane Bakti, nanjye bana biranshimishije cyane. Mpita mbona ko ni umwana ufite morali. Igihe cyose aba afite morali, igihe cyose ahora yishimye. Usibye ko yibera mu cyaro, kenshi nakomeje kubivuga ko nkunda ubuzima bwo mu cyaro. Kuba mu mujyi nabyo ni byiza, ariko iyo natembereye mu byaro kenshi ndishima cyane. So inyuma yangaho tuza gukorana ikiganiro, ndamubwira ngo nzaza kugusura turebe ikiri bukurikireho. Ngeze hariya ndamwemerera ko ngiye kumusupportinga cyangwa kumubera manager cyangwa kumusigninga kuri management ya BigTown. So uyu munsi uko ariko kose hano dufite BigTown Entertainment igiye gusigninga umuhanzi witwa ADDY-B, agiye gusigninga contract. ADDY-B uyu munsi niwe on spot. So gahunda zaza kugenda neza. Twakoze urugendo rurerure tujya mu cyaro, imvura iradukubita, ariko icyo twashakaga cyangwa icyo twifuzaga no kubonana na ADDY-B
maze tuze kuganira byinshi. Nyuma yo kuganira tuze no gukora igikorwa turi bukore uyu munsi. Biraza kugenda neza mu by'ukuri kandi ndashimira Imana kuko yadushoboje ku bushobozi bwanyu n'ubusabwe bwanyu mwebwe mudukurikirana buri munsi kuri BigTown TV. Tugiye gukora igikorwa cyiza, ariko muri iki gikorwa tugiye gukora kuri ADDY-B dukeneye support zanyu. Kenshi ndababwira ngo aba BigTowners ni mwebwe. So ni mwebwe mutuma BigTown TV ifunctioninga, BigTown TV ikora ibyo ikora, Bakti akora ibyo akora, ni mwebwe kuko ni mwebwe tuba turimo kubakorera uyu munsi. ADDY-B tugiye gusaninga contract. Muri contract harimo ibintu byinshi kandi biraza kugenda neza, ariko ndabasaba ubufasha bwanyu kugira ngo tubikore neza cyane. So reka ndeke kuvuga byinshi ariko mfate akanya gatoya kwanza ko gukora igikorwa tugiye gukora na ADDY-B. Ndaza kongera tuvuge nyuma, cyangwa na ADDY-B nawe yaraza kuvuga ibyo agomba kuvuga uyu munsi. Ariko ndabashimira cyane mwebwe, ndabakunda cyane muri support zanyu mutugaragariza buri munsi, ni ibintu byiza mu by'ukuri. Reka tugiye hariya gukora igikorwa cyamuteye ubwoba ADDY-B, kuko ntabwo arazi ko nagera mu mugeraza gusanga ibintu biteguye gutya. Umwana w'umukobwa ya myenda akunda kwiyambarira ari mu byaro hariya twayimukuyeho uyu munsi, yambaye neza. Twagiye muri salon bamushyiraho inzara z'abakobwa, nyine ni ibintu bisanzwe. Arasa neza mu by'ukuri, yambaye nk'umuraperi of course, ariko arasa neza. Ntabwo bihagije, hari ibindi byinshi bigiye gukurikira. Ikintu ndifuza cyangwa ndi kwifuriza uyu mukobwa ni ugukora ibikorwa bigezweho. Reka dukore indirimbo za ADDY-B nka audios, dukore videos za ADDY-B, agaragare nk'umuhanzi. Agomba kugaragara nk'umuhanzi, akajya muri competition, agakompetinga n'abandi bahanzi kuko arashoboye. Mwarabibonye, ni mwebwe mwadusabye ko dukora ibi bintu, none tugiye kubikora uyu munsi. Reka turangize hariya gahunda, inyuma y'aha ngaho ibindi muraza kubibona mwebwe murimo gukurikirana BigTown TV. Yes, uru rugendo rwose twakoze twageze ku kanya keza cyane. Na kanya ADDY-B kamuteye emotion nyinshi cyane, ariko nuko nguko. Iyo umuntu yakoze, abantu bakunda umukozi mu by'ukuri, murabizi. Mwebwe mukunda abakozi. ADDY-B ni umukozi. Kenshi iyo tujya iwabo tumusanga ari mu murima, ari guhinga, ari gukora ibice byose, amasuku ibice byose. Ni umukobwa ufite umucyo, nta nzoga anywa, nta tabi anywa, yibera hariya mu cyaro, akakora gahunda ze, akajya kwiga n'ibice byose. Byinshi mwarabyumvishe, mumaze kumumenya. So uyu munsi hageze akanya keza cyane. Contract amaze kwisoma, ibyo tumaze kumvikana twumvikanye. Come on. So akajiko kanya keza. Angana mama. This is your contract. Ibyo tumaze kumvikana. ADDY-B yitwa Uwase Josiane. Ni umwana ukiri mutoya cyane, ariko arashoboye. Hip hop arayizi. Reka tumusapotinge, ni mwebwe abafana, ni mwebwe aba advisor, ni mwebwe abagira nama be. So let's do this. Yes, uko mumaze ihangane ADDY-B. Ihangane. Sibyo? Oh, she's crying, man. Sibyo? Don't cry. Don't cry. Imana yaza kubikora byose, sibyo? Yeah, ihangane. Don't cry. Biracyakomeza, hari ibindi byinshi byiza birimo kuza. Don't cry. Sibyo? Don't. Ihangane. Yo. Ihangane ADDY-B. Ihangane. Yo. Ibi byose ni Imana.
n'abakunzi bawe abantu baragukunda niyo mpamvu tugomba gukora ibintu byiza sibyo so yeah. akanya keza ko gusinya contract yawe uraza gusinya hano ahantu uri bone amazina yawe amazina yawe arahari signature yawe hano hano sibyo hano yo oh don't cry ADDY-B look at it urabona ni ibintu byamushimishije cyane kuba twaje tutari no kuri kamera kugira ngo mu cyaro nambaye gutya bya byenda nabitaye hirya ni ibintu bibabaje cyane so after emotions kubona ibintu ngibi cyayihangana ADDY-B please yangana sibyo yangana Bakti wenda kugira mbaze sinye ni ibintu bitangaje ni ibintu nasenze kenshi nifuza ko byagera ku nzozi zanjye ariko wenda byaranze kubera wenda imigambi y'Imana ntawamenya ariko wenda Imana wenda wabona wenda ari wowe yateganyije ko tuzakorana ariko ndikumva mbuze amahoro muri njyewe kubera ibyishimo ni ibintu nasenze kenshi nifuza ko byaba ariko ntabwo byabaye ariko wenda Imana yari yateganyije ko igihe ari iki ngiki ndishimye cyane kandi nizeye ko nzakubera imfura nizeye ko nawe niwemera ko dukorana neza ntabwo ndi umuntu unanizana kubera ko ibintu nkora ndabikunda kandi ndabyizeye neza ko aribyo bizambera umugisha kuko nicyo kintu cya mbere nkunda mu buzima bwanjye kima n'ibyishimo nicyo kintu nyine mba numva nakora mu mutima wanjye urishimye ndasaba abantu bose badukurikiye ko bakomeza kudukurikira kandi bakadufasha mu bikorwa byacu bitandukanye kugira ngo bikomeze gutera imbere kandi mbizeza ko umuco babonaga ntabwo uzahinduka kubera ko ndacyari ADDY-B wa kera nubwo wenda mumbona muri iyi shusho nanjye ntamenyereye ubwanjye ariko ndumva ibyishimo byambanye byinshi n'amashimwe Bakti uri umuntu wo gushimirwa umuntu ugeza ku nzozi zanjye uri umuntu w'agaciro nawe uri umuntu w'agaciro cyane kuba umaze kwifata neza ukugera ahantu abantu bose bakugirira icyizere nasomye comment z'abantu barimo kunsaba please ADDY-B so abantu bagaragaje urukundo baragukunda reka tubigaragaza no mu bikorwa ukora music n'ibindi byose biraza kugenda neza sibyo mbere na mbere kashimire mama mbere yo kugira nsinye kontra mama ni umuntu nkurikirana mu bintu byanjye byose mama ni umuntu umenyera kuba ngiye Kigali akavuga ngo ADDY-B aragiye ninjye ugomba kumenya teke nk'umubyeyi we mama ni umenyera buri kimwe cyanjye cyose nkeka ubonye inshuro nyinshi tuvugana ambaza amakuru wiru tumeze ute akazi kawe kameze gute karagenda neza mama ni umuntu wo gushimirwa ku icyubahiro nsaba n'Imana ngo ijye mumpera umugisha mwinshi muhe mwicaza ahantu akwiriye kwicara nk'umubyeyi mwiza mama ndamukunda cyane niwe muntu kubona umuntu w'umubyeyi abantu b'abaraperi ntabwo baba batwizeye baba batukekera ibintu byinshi ariko njyewe usibye ko ibintu mvuga n'ibyo ndirimba bimbamo kubera ko ntabwo ntegereje ngo ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga n'ibiki ngo nibyo bizampa izindi mbaraga oya imbaraga nazihawe n'umwami wanjye na mama bimfashijemo niwe muntu wa mbere ngomba gushimira amuha icyubahiro
iyi sinya ya mbere reka nyiture mama wanjye wamfashije intambwe ya mbere nza Kigali ndetse no muri studio ambwira ko bizagenda neza. Hangane usinye amakamera aragutegereza hariya Nahanga hano munsi y'amazina yawe hano handikwe signature hano hanga nayo ni hahandi hano hanga contract yawe so ADDY-B hangane sibyo abantu bategereje speech yawe hariya kama kugeza hano tange speech yawe abanyamakuru bategereje hano kumva ibyo wababwira nyuma yo gusigninga contract. mbere na mbere murakoze cyane muri abantu b'agaciro kandi bo kwishimirwa. Okay. Murakoze cyane mbere na mbere muri abantu b'agaciro kandi bo gushimirwa. Ntabwo numvaga ko mu nzozi zanjye nzagera ahangaha ariko mama yahoraga bimbwira ko nzahagarara ahantu nk'ahangaha nkanaharenga nkavuga ijambo kandi rikagera ku nzozi zanjye. Mbere na mbere murakoze cyane kumpa ijambo. Nizere ko ibintu mama wanjye azabibona. Mama wanjye yarakoze cyane, ni umuntu wamfashije kuri buri kimwe kandi n'ubu ngubu aracyamfasha. Ni umuntu ukurikirana ibintu byanjye ngo bigeze he cyangwa se bihagaze bite, akamenya ubufasha yampereza bitewe n'urwego ariho. Ariko namwe ndabashimiye cyane kuko ni mwebwe abantu babishyira mu bikorwa. Abantu badukurikiye rero ndabashimiye cyane, ndabinginze ngo mukomeze mudufashe mudukurikirane cyane nk'uko wenda musanzwe munabikora, comment nziza zikabure nk'uko musanzwe muziduhereza. Ntabwo nzahinduka nk'uko mwari munzi wenda ngo uko nguko muri kumbona wenda ngo ADDY-B wa kera yatakaye, yatakaye mu myambarire nk'uko wenda ejo n'ejo bundi azasubira mu cyaro n'ubundi akambara muri ya style mwamubonagamo, ariko umuco aracyawufite kandi ibitekerezo n'ubwenge mwamubonyemo n'ubundi nta nibyo agifite. BigTown uri umuntu w'agaciro mu buzima bwanjye, umuntu ungejeje ku nzozi zanjye. N'igihe nategereje kenshi ko nzabigera ariko byaranze, ariko wenda ntabwo nabyicuza, ahari wenda ikintu cyo gihe Imana yateguye ko kizabaho. Ndishimye cyane, murakoze cyane. Kuba mpagaze aha ngaha ni ibintu byo gushimirwa, ntabwo nari nizeye ko nzahagarara imbere y'idarapo ry'igihugu cyacu. Ni iby'agaciro cyane, ibintu birakomeye cyane. Ninjye aha ngaha mfite ubwoba bwinshi byari byandenze ku rwego numvaga nyine byibuze twabikura ahandi hantu hatari aha ngaha, kuko numvaga ibi bintu biteye ubwoba. Numvaga kuzagera ahantu nta gihe na kimwe nzigera namagera, ariko kuba mpahagaze ni ibintu bifite izindi mbaraga, ni ibintu biri mu mucyo,
ni ibintu nizeye ko nzakura ngashimisha abafana banjye banshimira cyangwa se yego umuntu ntabwo abura abakunzi cyangwa se abanzi ariko abantu bankunda nizeye ko nzabashimisha fatanyije na BigTown kuko muri contract rero bigaragaye turimo gusinya nizeye ko buri kimwe cyose nasinye ngashyiraho umukono wanjye kizagenda neza fatanyije n'abakorwa banjye nkuko muri kubibona BigTown TV Entertainment ADDY-B on sport contract sign natch ni ibyo kubaha byo guha agaciro Imana wamugisha mwakoze cyane yapa uyu munsi byabaye umukobwa wanyu ADDY-B amarira yabaye menshi cyane ariko all in all ni ibintu byiza cyane ADDY-B yarabikwiye gusinya contract imeze gutya cyangwa ADDY-B kugera ahantu nk'aha ngaha arabikwiye birenze n'ibi ngibi byo gusigninga contract ikije gukurikiraho ADDY-B agiye gukora indirimbo ndashaka ko agaragara nk'umuhanzi look yo mu cyaro keretse ari mu cyaro yagiye iwabo ari guhinga ari gukora iki azaba afite look ye ariko iyo ari mu mujyi agomba kuba afite look yo mu mujyi agomba kugaragara nk'abahanzi bo mu mujyi iyo turi mu bikorwa ni byinshi biri bukorwe hagati ya BigTown Entertainment na ADDY-B ADDY-B agiye gukora album muri iyo album yiwe izaba ifite indirimbo 10 ADDY-B agiye gukora videos nyinshi zishoboka nziza ADDY-B agiye gukora byinshi ADDY-B mu minsi iri imbere agomba guperforminga mu concert atandukanye urabona umuhanzi iyo maze gukora audio agakora video igikurikiraho agomba guperforminga mu concert so ADDY-B agomba kwamamariza ama company nimba ukunda ADDY-B ufite company yawe ukeneye ko kuko ni brand tayari ADDY-B ni brand igomba kujya ku isoko ni brand igomba gukora ibintu byinshi kandi ibintu byiza ADDY-B akwiriye kugaragara afite icyubahiro nk'abandi bahanzi bose n'umwana ukiri mutoya ADDY-B ni umunyeshuri arimo kwiga agomba gukomeza amasomo ye n'umwana ufite inzozi izi nzozi ze agomba kuzigeraho buri muhanzi iyo yatangiye kuririmba akatangira mu rugo cyangwa agatangira aho ari hose aba afite inzozi ese nanjye ejo n'ejo bundi ndashaka kumera nka Diamond ejo n'ejo bundi ndashaka kumera nka Meddy na The Ben ejo n'ejo bundi ndashaka kumera nka Wizkid ejo n'ejo bundi ndashaka kumera n'abandi bose so izi nzozi ziba zikeneye support natwe nka BigTown aba BigTowners ni mwebwe aba BigTowners buri munsi ndababwira ko ari mwebwe iyo mwagaragaje support kuri njyewe cyangwa ku muntu wari we wese muduhereza imbaraga zo gutekereza kuri talent nk'izi ngizi n'umwana w'umukobwa umuhaye microphone aho ariho hose iyo yabonye microphone cyangwa yumvishe beat instrument yumva ashaka kuririmba yumva afite morali iteye ubwoba so ibi bintu byose ni impano ntabwo ari abantu bose bafite impano nk'izi ngizi so akeneye support nje nemeye kumuha support mu bushobozi bwanjye buke mfite ariko n'imbaraga zanjye mfite nditanga ngiye kwitanga kuri ADDY-B ariko nkeneye na support zanyu kugira ngo tumushimishe za nzozi ze azigereho ku bufatanye bwanjye namwe aba BigTowners ndabizi ko ibi byose biri buze kugenda neza mu minsi iri imbere tuzategura na press conference hari n'abandi banyamakuru barimo kwifuza kumuganiriza kumukorera interview akabasobanurira ukuntu gahunda zose zimeze tuzafungura iyo platform ariko bigiye kugendera ku murongo so hari YouTube channel iri bufungurwe yitwa ADDY-B tuzayibamenyesha agomba kuba ari muri platform zose ziri organized izi platforms zigomba kuba zimeze gute agomba kuba afite YouTube channel agomba kuba afite Instagram agomba kuba afite Facebook n'izindi platforms zose indirimbo za ADDY-B ntago zijya kuri platforms imwe gusa all the platforms Shazam
Tidal, Apple, whatever, izi platform zose nk'umuhanzi indirimbo ze zigomba kuba zigeraho, maze tugakenera support yanyu kuko ni mwebwe mu viewinga, ni mwebwe mu supportinga. So reka tugerageze ibishoboka byose. Muri album yagiye gukora indirimbo 10 niyo turi bubanzeho, ariko hagatangaho hari na singles, hari n'abahanzi we yifuza ko bazakorana collabs. Tuzagenda tubegera tubavugishe maze bamuhe support, tumuhe support. Ejo n'ejo bundi nibyo bitaramo nibitangira, ADDY-B aza muri stages performing mu bafana be. Abafana mugomba gutanga support zanyu. So ni byinshi byo kuvuga kuri ADDY-B, ariko reka uyu munsi nse nkaho ndi kugarukira hano. Party igiye gukomeza ahantu tugiye ubu ngubu. Nakubwiye ngo iyo ndi kumwe na ADDY-B nka gutya ni ibintu byiza cyane. Ikintu tugiye gukora, we are going to pop champagne, tugiye kurya, kunywa, kwishima. Emotions afite mu mutima we zigabanuke gatoya. Ibyishimo ni byinshi ndabizi. Mama we nawe nabona bino bintu ni ibintu byo kwishimira cyane. Mama yubahwe, n'ibyo jambo twakomeje kurivuga kenshi. Aba mama bose respect, mwubaho, turabubaha cyane. So na mama wa ADDY-B nawe arimo, na mama wawe, na mama wanje, na aba mama bose. So iyi niyo time warutegereje. This is the time, the real time. Mana nakuze cyane. Yeah. Ndumva nishimye bikabije. Sinzi ko wenda nashobora no kuririmba. Ariko wewe uzaririmba gutaha nta kibazo tu. Mbabarira ariko ndishimye cyane. Mana nakuze cyane. Yeah. So ihangane ADDY-B. Yeah, no problem. Yeah, so murakoze cyane. Aho tugiye gukurikiza ubu ngubu ni party time. Thank you so much. Yes, so BigTowners akakanya inyuma yo gusigninga contract, emotions agaragara ari nyinshi cyane. Ubu ngubu tukaba tugiye gufata menu ya ninjo dinner na n'umukobwa wanje ADDY-B. No gahunda ni fresh. ADDY-B, so kuri restaurant urabona uratuzi? Yeah, Nubwo. Ndashanze retse ko kabafoka mesi niko ndamya nkoresha iki. Ni atari. Noneho ikintu cya mbere fata akagatambara gafungure neza nta kibazo. Aka nakawe gafungure. Noneho kugatambara ikintu kagufasha nukureka kwiyanduza. Jewe. Ubaye nuzo agafunga hano, ariko ibyo ngibyo wapi. Gashire hano ibiryo bisho kumeneka kugira ngo taza kuku. Akirambura. Just to have it like this. Kungu. Gutyo nta kibazo. Yeah, so haje kuza ifunguro rya dinner. Yes. Ariko baranje bakti. Abonye kuntu wabizanye? Tebwo. Yep. Guys. Very guys. Thank you. Harya ujya usengera ibiryo? Senga basi mbere yuko tubirya, sibyo? Yego. Witeka barigira neza Mana ikomeye, tugushimira ifunguro duhaye ryose ritunganye, bashe guhaza imibiri yacu n'abataribonye, bafashe kuba baribona kandi batanibona bari kwihangana, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Ndishimye. Ndishimye. Ukuraho marinette noneho turye neza. Narize cyane. Yeah. So iyi ngiyi ni mayonnaise, iyi ni ketchup. Sinzi ikintu ushaka. Rero nkunda mayonnaise, niyo mpamvu mbyibuha cyane. Ngeze ndahita n'igiti. Kanara k'ingamenyereye. Ubwo se n'ibihiri. Cyakoze udufiriti ndatuzi. Iyi ngiyi ni bruschetta y'ifi.
ifi fish bruschette iyi ni chicken iyi ni inkoko abiteguye wabigize neza bon appétit mwakoze cyane ni ukuri ndishimye nubwo wenda nagaragaje amarira cyane ariko n'ibisanzwe bibaho nyine ntago ibi bintu buriya byari bitegereje kuzambaho kubera ko nategereje kenshi nyine bitinda kuba ariko kubera ko arizo nzozi zanjye narotaga ntabwo nanone nabyicuza kuko n'ubundi byongeye kumbaho nanabikora cyane ndishimye cyane Claude ubu ngubu nakubona Claude none Claude na mama rero ntabwo bibaho wamusize ari gucuruza iki ikigage ariko se nta kibita afite ntiyagikwiye Claude arasize nta kibita afite ariko rero namubwiye nyine ngo ajye kugera ku baturanyi bakureho kamera bana tubanze turege sibyo yego mukureho kamera rero ahubwo mbimenye niba bakuyeho kamera